Yes, reka tugaruke hano rero mu murenge nanone wa Bumbogo. Aha ni mu kagari ka Nyagasozi aho bakunze kwita Igishaka ku bahazi. Ku bahazi bazi ko ari ahantu hakunze kuboneka imari kandi zidahenze hano mu mujyi wa Kigali za makeya. Iyi nzu uraza uyigure 1,800. 1,800 nta kunegosiya. Murabona ko itari hafi y'umuhanda neza, umuhanda uri mu kilometero kimwe. Ikindi yegereye umuriro yo muraza kubona. Ikindi cyiza cy'iyi nzu ifite pariseri, kandi urabona ko harimo inzu. Iriya yo hepfo iri mu yindi pariseri, iriya twakwita nk'igikoni hepfo. Iyi nzu ni yonyine ntago ifite ibikoni, kuko ibyo turi kukwereka hepfo ntago ari ibyayo, nibyo mu yindi pariseri yo hepfo, ariko ahangaha hino ni ahayo. Nkeka ko murabona ko pariseri yayo ni ngari rwose, kandi ku giciro cyo hasi. 1,800,000 ni amafaranga make cyane. Jya wumva yuko iyi ari shwadiro, iyi ni inzu ushobora kuza ukavugurura, ukayitera imicanga, ukayikorera amasuku, ugatandukana n'ubukode, cyangwa ukaza ukahabika amafaranga. Aya mafaranga ubitsa ahangaha yakunguka kuruta amafaranga ari muri banki, kandi ukaba ufite umutungo hano mu mujyi wa Kigali. Iyi ni shwadiro. Njye nkunze kubazanira amashwadiro y'amafaranga make ashoboka, make pe make. Aha rero reka tubereke iyi nzu, muraduhamagara kuri iyo nimero. Murakoze.